Ikaze mu karere ka Nyanza ku gicumbi cy'ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka. Hakaba iwabo w'abahizi mu ntore z'abadahigwa bakorera ku mihigo kandi bakayesa mu rwego rwo kwiteza imbere. Umuco w'imihigo waranze basogokuza niwo watumye Rwanda ubukombe n'ubukomeza uturange Banyarwanda dushyire hamwe dufatanye kuyesa. Mu mwaka w'imihigo wa 2024-2025 akarere karahize mu nkingi zose kandi imihigo yareshejwe ku kigero gishimishije. Mu mwaka w'ingengo y'imari 2024-2025 akarere ka Nyanza ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye ndetse n'abaturage twahize imihigo 2022 iri mu nkingi eshatu. Mu nkingi y'ubukungu hakaba hari imihigo 27, mu nkingi y'imibereho myiza imihigo 71, mu miyoborere myiza imihigo 24. Iyi mihigo yose yashyizwe mu bikorwa ku rwego rushimishije kandi bigaragara ko yagize uruhare rufatika mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage bacu. Aha twavuga nko guteza imbere ubuhinzi, guteza imbere imibereho myiza, twubaka amashuri, tunavugurura amavuriro, kubakira abatishoboye, gutanga inkunga zitandukanye, gutanga amazi n'amashanyarazi ku batayafite, kuvugurura aho inzego zikorera, byose bigamije guteza imbere imiyoborere myiza iboneye. Mu iterambere ry'ubukungu hakozwe ibikorwa binyuranye mu kongera umusaruro w'ubuhinzi. Hahuzwa ubutaka buhinzeho ibihingwa byatoranijwe birimo imyumbati, ibishyimbo, umuceri n'ibigori. Hahinzwe kandi imboga n'imbuto bijyanishwa no kuhira imusozi. Abaturage barishimira umusaruro bakura mu buhinzi n'ubufasha bahabwa na leta. Guhuza ubutaka hari icyo byadufashije kuko turwanyiriza indwara cyangwa se ibyonnyi ku gihe kandi twese dufatanije. Kuri sezi ishize twabonye tone 4 n'ibice, ubu dufite tone 8 n'ibice. Icyo nashimira ubuyobozi ni uko butwitaho bukatuba hafi bukatugira inama, kandi n'ayo mafumbire n'ubundi badufasha kudushyira muri smart nkunganire. Ubuyobozi buradufasha kandi bukatwitaho. Ibyo tumaze kugeraho byose turabikesa leta y'ubumwe. Urabona kuba yarashyize imbaraga mu buhinzi, turashima rwose ko yatekereje ko umubare munini w'Abanyarwanda utunzwe n'ubuhinzi. Ni muri urwo rwego kandi akarere kiyemeje gutera intanga hagamijwe kuvugurura icyororo no kubarura inyana zavutse zikambikwa amaherena. Uyu muhigo wagezweho 100%. Twavuguruye icyororo cy'inka twari dufite, tuteza inanga, tubaruza n'inka zatewe inanga. Ubu tumaze kuvukisha inyana 3 zivuye ku nanga za Frigian n'imwe yavutse ku Ingerisi. Leta yacu yadufashije mu kubona inanga zivugurura icyororo cyacu kandi bakazitugerezaho igihe, ikaduha n'abatekinisiye babidufashamo mu buryo bworoshye. Numva ari ibintu twashimira leta y'ubumwe yacu y'Abanyarwanda. Mu kurwanya isuri hakozwe amaterasi y'indinganire n'amaterasi yikora. Uyu muhigo ugerwaho ku gipimo gishimishije. Abaturage bemeza ko byabagiriye akamaro mu buhinzi bwabo no mu iterambere muri rusange. Amaterasi afite akamaro. Cyambere akamaro kayo harimo kurwanya isuri, gufata ubutaka neza kugira ngo ubutaka butagenda, kandi umuntu arafumbira bukera ifumbire igahamamo cyane nko ku misozi ihanamye. Rwose amaterasi twarayakoze ameze neza. Hari n'abaturage bagiye babyifuza bakavuga ngo tuze tubakorere, ukabona ko ari ibintu byiza nabo babyishimiye. Ikindi kandi babonye akazi, n'abaturage ubwabo na ba nyir'amasambu nabo babonyemo akazi. Hubatswe ibiraro mu duce dutandukanye tw'akarere. Abaturage barishimira ko byabafashije mu bwikorezi n'ingendo zabo za buri munsi. Mu by'ukuri ntawe utakwishimira ibi bintu. Urabona ahantu twacaga kuri biriya biti, iriya teme ry'ibiti, tukaba tubonye iteme rimeze gutya. Ibi bintu ni ibyo kwishimira rwose, nta muntu utabishima. Nawe amaso araguha, urabona aho twambukaga, aho twanyuraga, ukaba ureba hano tugenda twisanzuye nta kibazo dufite. Wamanukaga hariya n'igare ukaba wagwa hariya muri iriya teme, ariko ubu ngubu uramanuka n'igare, urabona rwose umuntu aragenda uko byisha. Iri teme turaryishimiye. Mu nkingi y'imibereho myiza y'abaturage, abaturage bahawe amatungo magufi, ndetse no muri gahunda ya Gira inka abaturage basaga 500 barorojwe kandi barishimye. Mbere yo kubona inka
nari ndi mu bwigunge ariko leta y'ubumwe n'amahoro inkura mu bwigunge impinka nkaba nshimira leta y'ubumwe n'amahoro yampaye igicaniro dore yampaye amata ejo bundi nzabanywa amata abana banjye muzaba muza mbaha amata. Abaturage kandi barishimira amavuriro yavuguruwe akanatahwa muri uyu mwaka w'imihigo arimo ibigo nderabuzima bya Ntyazo, Nyabinyenga, Gahombo na Cyaratsi. Abaturage barabyishimiye cyane. Iki kigo nderabuzima murabona ko inyubako ni nshyashya, mbere bataratuvugurura cyangwa se ngo batwubakire izindi nyubako nshyashya. Twari dufite serivisi zikorera mu nzu zishaje, serivisi imwe igakorera mu byumba bishaje cyangwa se serivisi ebyiri zikakorera mu cyumba kimwe, ariko nyuma yo kutuvugururira mukatwubakira ibyumba byari bishaje mukabivugurura mukatwubakira n'izindi nyubako nshyashya, buri serivisi yabonye icyumba ikoreramo. Naho twakiriraga abarwayi izuba ryaravaga rikashobora kuva bagihari rikabica cyangwa se bakanyagirwa igihe bategereje serivisi, ariko urabona ko baduhaye aho abarwayi bazajya bugamira izuba, n'inzira z'abarwayi zirasakaye ntabwo bazongera kunyagirwa. Mu rwego rwo gufasha abatishoboye no gukemura ibibazo bibangamiye abaturage, hubatswe inzu zo guturamo. Abaturage barishimira iki gikorwa bavuga ko byakemuye ibibazo byinshi. Nari ndi mu buzima bw'ubucumbitsi, ubuyobozi rero buza kubona imibereho mfite usanga nkwiye kunganirwa, baranyunganira bampa iki gikorwa. Ndashimira leta y'u Rwanda izirikana abatishoboye. Twarishimye cyane, mva ntawamenya uko twabisobanura. Ibi neza byatusabye, ngeho banakinguye ngeramo mbanza gupfushyira amavi hasi ndapfukama. Ndashima umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika Paul Kagame ko ikintu adukoreye akatwibuka, akamenya ko natwe akabibuka ko tutafite ahantu ho kuba, akabikoze gutya. Imana imumugisha. Ndishimye cyane, ndanezerewe. Mu kurushaho guteza imbere ireme ry'uburezi no kubaka uburezi bushingiye ku bushobozi, hubatswe ibyumba bishya 18, hanavugururwa ibishaje 51. Aya mashuri yacu yari amashuri afite igisenge cy'amategura gishaje cyane ku buryo mu bijyanye n'imyigire yari atubangamiye cyane. Mu gihe cy'imvura abana ntabwo babashaga kwiga pe. Aya mashuri mashyashya twayigiyemo, abana biga bafite umutekano, abarimu bakigisha bishimye. Aya mashuri rero yaradufashije kuko ibyumba byariyongereye kugira ngo abana babone uko biga neza nta kibazo bafite. Ibyo byumba twatangiye kubikoresha, abana bakaba biga neza nta kibazo bafite, n'abarimu kandi bikaba bibafasha gutanga amasomo neza, bikaba byaragabanyije n'ubucucike. Mu rwego rwo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage no kuboneza indyo yuzuye ndetse n'imikurire cyane mu bana bato, ababyeyi barishimira ingo mbonezamikurire zubatswe kuko zabafashije guhindura ubuzima no kwita ku mibereho y'abana bato. Abana babonye irerero hano, babona ababafasha, bariga, bararya, baranywa. Dushima Perezida wa Repubulika waduhaye uburenganzira bwo kuzana abana mu irerero. Twabarekeraga mu rugo, abana bakabikwira imishwaro ugasanga barasa nabi, ariko iyo bari mu bandi hano bicaye mu ishuri bafite ababafasha, tubona ari byiza. Mu rwego rwo gufasha abaturage kwiteza imbere, abaturage bahawe inkunga batangira imishinga ibyara inyungu, bityo ubuzima bwabo burahinduka, ndetse abafite ubumuga bahabwa insimburangingo n'inyunganirangingo, bikaba byarabafashije mu buzima bwa buri munsi. Naje kugira amahirwe yo kubona inkunga ingana n'ibihumbi 270. Narayafashe nyaguramo imashini y'umuriro, nari mfite inyunganirangingo ziri ngufiya, ariko kano kanya bakaba barampaye izindi zisumbuyeho ziri kumfasha kuba nava mu rugo nkaza no mu kazi cyangwa se nkatembera no mu buzima busanzwe. Ndashimira rero ababimpaye. Mu nkingi y'imiyoborere myiza hasanwe utugari 12 mu mirenge itandukanye. Ibi bikaba byarazamuye imitangire ya serivisi. Turashima ubuyobozi bw'akarere bwatuvuguriye kano kagari, turako ko byatumye nabura natwe dukorera ahantu hameze neza kandi tugafasha n'abantu ku buryo bwiza kandi bwihuse.
bigaragaza imiyoborere myiza y'igihugu cyacu, kubera yuko igihugu cyacu gishaka umuturage aba ku isonga kandi akakirirwa heza. Imihigo yose uko ari 122 yahizwe n'abadahigwa ba Nyanza yashyizwe mu bikorwa ku kigero gishimishije, kandi ubuyobozi bushimira buri wese wabigizemo uruhare. Ndashimira byimazeyo buri wese wagize uruhare ishyirwa mu bikorwa by'imihigo, mpereye ku baturage b'akarere kacu ka Nyanza, abafatanyabikorwa mu iterambere, inama njyanama ndetse n'inzego zose zitandukanye, kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'akarere. Ibi byagezweho ni umusaruro w'imbaraga za buri wese, kandi nkaba nshimira buri wese uruhare yagize, basaba ko twakomeza gufatanya mu guteza imbere akarere, dufata neza ibyagezweho kugira ngo tugere ku ntego. Umuco w'imihigo